hariho igihe cyo guhoberana n'igihe kitari cyo guhoberana. Ubu uzibeshye ugira umuntu uhobera urebe ibintu bikubaho. Mbega ni igihe cyo guceceka. Twabaye mu gihe cyo guseka abantu baraseka, tuba mu gihe cyo kubyina abantu barabyina igihiriri, ariko iki gihe si cyo kubyina. Ushobora kubyina bagafungura insengero bakabyina, ukava muri metero ukayirenga bagahita bagutwara. Twagiye tubona abantu benshi bubatse inzu zabo ku rutare, tukabona barasenga, tukabona n'abantu bakomeye, ariko bageze hejuru bubakaho ibintu bidafite umumaro. Hari ukuntu umuntu ahera hasi muri fondasiyo akubaka ku rutare, akazamura inzu ye neza, yagera hejuru agahita atangira agashyiraho ibikenyeri. Ibyo bikenyeri abashyiraho n'ibyaha abatangiye gukora akabyubakaho. Izo nzu ziraje zihirime. Bakunzi ba Niyo Lucky TV, twongeye kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko dusanzwe tubategura ko tuba dufite abakozi b'Imana batandukanye babagezaho ubuhamya butandukanye n'ijambo ry'Imana ritandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi twabatumiriye umukozi w'Imana kugira ngo abaganirize ijambo ry'Imana. Yesu abaha umugisha. Mbibutsa kugira ngo abatarakanda subscribe kugira ngo mukande subscribe kugira ngo ibiganiro byose tuzajya tunyuzaho n'ubuhamya butandukanye mujye mubasha kudukurikira. Reba uburyo bwawe ku ibara ry'umutuku ukandeho no kukazogera kugira ngo ijambo ry'Imana n'ubuhamya butandukanye bijye bikugeraho bitworoheye. Imana iguha umugisha kubwo kudushyigikira. Amazina yanjye nitwa Musabyimana Godance, ndi umumama w'abana 5. Ndumva ari ibyo. Yesu aduhana umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana katubanze dusenge. Mana turagushimye kuri Imana nziza, turagushimye kuri Imana iturindiye muri no bihe, nuhabwe icyubahiro. Nyakubaha Imana rero mbonye umwanya wo kuvuga ijambo, ngwino ubane nanjye kandi ubane n'abagiye kuryumva, uhembura imitima yabo, iri jambo rigira umusaruro mu mitima y'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kadusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwizwe bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 24. Turongera dusome no mu byahishuriwe Yohana ibice 22 umurongo wa 12. Kadutangire dusome Matayo ibice 7 umurongo wa 24. Titije avuga ngo inzu yo ku rutare niyo ku musenyi. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Amen. Kadusome no mu byahishuriwe Yohana ibice 22 umurongo wa 12. Kadusome. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Intego y'iri jambo iravuga ngo Yesu aje kugerageza inzu ya buri muntu wese. Aje kureba niba umuntu yarubatse ku musenyi cyangwa ku rutare. Amen. Yesu araje vuba, aje kugenzura amazu abantu bubatse muri kino gihe. Araje vuba. Abantu bagiye bubaka, kubaka biragora. Abantu bagiye bubaka barubaka, bagiye baririmba tukabona barubaka, bagiye bakora imirimo itandukanye batwereka ko bari kubaka tukagira ngo ni ku rutare, ariko Yesu aje kutumara impaka. Yesu aje kugaragaza amazu abantu bagiye bubaka. Amen. Kandi araje vuba nk'uko ijambo ritubwiye mu byahishuriwe Yohana ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Yesu araje kwerekana buri nzu umuntu yubatse. Amen. Kandi ngo umuntu wubatse ku rutare ni umuntu wumvishe ijambo akarikomeza. Yesu aje kugenzura abantu bumvishe ijambo bakarikomeza. Yesu araje agenzura abantu bumvishe ijambo, araje agenzura abantu babyinaga gusa. Twagiye mu gihe cyo guterana, insengero zifunguye, abantu barabyina, bakabyina ari igihiriri, bagashyiraho korali zigahogoza, ariko Yesu agiye kugaragaza abaririmbyi nyakuri. Yesu agiye kugaragaza abagabo bamwubatseho, kuko wubatse ku rutare aba yubatse kuri Yesu. Umuntu wubatse ku rutare, urutare nirwo Yesu, aba ari Yesu yubatseho. Yesu agiye kugaragaza rero abantu bamwubatseho. Amen. Kandi azanye igerageza cyane, azanye ibintu byinshi cyane bipima amazu y'abantu. Yesu araje azane ibigerageza byinshi kandi byatangiye no kuza. Iyi koronije inyeganyeje abantu benshi cyane.
nayo iri mu bintu Imana izanye kugira ngo irebe abantu bayo. Insengero zirafunzwe ariko Yesu agiye kureba abantu bumvisha ijambo bakarikomeza. Twagiye duterana, hari abantu bumvaga ijambo, hajyamo ijambo bagahita basohoka ntibariha agaciro, bakaza baje kuririmba ngo bahogoze ijambo ryazamo, ukabona igihirire cy'abantu kirasohotse. Ariko Yesu aje kugaragaza abantu bumvisha ijambo ry'Imana bakarikomeza, araje. Twagiye tubona abantu benshi bubatse inzu zabo ku rutare, tukabona barasenga, tukabona n'abantu bakomeye, ariko bageze hejuru bubakaho ibintu bidafite umumaro. Hari ukuntu umuntu ahera hasi muri fondasiyo akubaka ku rutare, akazamura inzu ye neza, yagera hejuru agahita atangira agashyiraho ibikenyeri. Ibyo bikenyeri abashyiraho n'ibyaha abatangiye gukora akabyubakaho. Izo nzu ziraje zihirime, izo ngizo ntago zikomeye, izo ngizo ntago zikomeye, ziraje zihirime. Ariko wowe uri kunyumva, inama nakugira no ko wakubaka kuri Yesu, no ko wakubaka inzu yawe ku rutare ari we Yesu. Amen. Nuko wakubaka inzu yawe ku rutare, kuko ari bwizakomera, imivu niza, korona ikaza, ibyorezo bikaza, bizasanga ukomeye kandi ntacyo uzaba. Imana yagiye ibana n'abantu bayo muri bino bihe bikomeye. Imana yagiye ibana natwe muri korona ikaze, nubwo ikiriho ariko Imana ikomeje kubana natwe, ikomeje kutwimana kandi ntacyo tuzaba dufite kwizera. Amen. Wowe uri kunyumva rero ufata umwanzuro wo kubaka ku rutare, kuko abantu benshi bari kubaka ku musenyi, inzu ziri guhirima. Kandi inzu z'abantu twatangiye kuzibona zimwe ziri guhirima. Mbega abantu batubatse ku ijambo bari kugenda babivamo, bari kugenda bakoze Imana isoni. Ariko nakugira inama yo kubaka inzu yawe ku rutare, kuko aribwo itazagwa. Nakugira iyo nama, fata umwanzuro wowe uri kunyumva, uve mu byo urimo, uva aho urangariye, wongere ukunda ijambo, kuko umuntu ukunda ijambo akarikurikiza niwe ugaragara nk'uwubatse inzu ye ku rutare. Ariko ngo umuntu wubatse inzu ye ku musenyi, ngo iyo nzu yaraguye kandi kugwa kwayo kwabaye kubi. Abantu bubatse ku musenyi mugiye kubabona muri bino bihe, abantu bubatse ku musenyi tugiye kubabona. Imana iri kubagaragaza tukiri mu isi, uretse ko na finali zabagaragaza. Hari umunsi umwe hari ivuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Finali abantu bazagaragara, nibwo Imana izafata igitabo ihamagare. Uriya munsi nibwo tuzabona neza. Imana ivuga ngo ngiye korobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene, intama zishyire iburyo, ihene zishyire ibumoso. Azarobanura, amahanga yose azateranirizwa imbere ye arobanure. Uriya munsi tuzabona abantu bubatse ku rutare n'abubatse ku musenyi. Abubatse ku musenyi bazajya ibumoso, ariko abubatse ku rutare bazajya iburyo. Yesu agiye kuza kurobanura intama mu ihene. Yesu agiye kuza. Yesu agiye kuza kureba ahantu wubatse. Yesu agiye kuza kureba ko inzu yawe wayubatseho zahabu. Abantu bari kubaka ku nzu zabo ibintu bidafite agaciro, bari kubakaho ibikenyeri, bari kubakaho ibirere. Ariko we nakwifuriza kubaka inzu yawe ku rutare, kandi ukubakaho ibintu by'agaciro, ariyo mirimo myiza, ugakora neza, ukabana n'abantu bose amahoro, ugakora iby'Imana ishaka. Umuntu ukora iby'Imana ishaka agakora ibyiza, agaragara nk'umuntu wubakaho zahabu ku nzu ye. Ariko abantu benshi bari gukora ibiteye isoni, bari barazamutse neza, bari batangiye neza, tubaziho ubuhamya bwiza, ariko bari kubwica. Ariko twege Imana iturinde kwica ubuhamya. Nawe uri kunyumva, Imana ikurinde kwica ubuhamya bwawe, urinde ubuhamya bwawe kuruta ibindi byose birindwa, urinde umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Ufata umwanzuro wo kubaka ku rutare wowe uri kunyumva. Amen. Amen. Ufata umwanzuro wo kubaka ku rutare wowe uri kunyumva, kuko amazu atubatse ku rutare agiye guhirima. Ingo zitubakiye kuri Yesu zigiye guhirima. Abakobwa batubakiye kuri Yesu tugiye kubabona. Abasore batubakiye kuri Yesu bagiye kugaragara. Ibi bihe bigiye kubakamura, ibi bihe bigiye kubashyira ku mugaragaro. Ariko umuntu ubatse kuri Yesu ntago yakangwa n'ibihe. Uko bihinduka ntago byamukanga, kuko ibihe bigenda bihinduka. Umubwiriza ibice bitatu niko havuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Hari igihe cyo guseka, hari igihe cyo kurira, hari n'igihe cyo guhoberana, n'igihe cyo kudahoberana. Iki gihe tugezemo ntago ari cyo guhoberana. Birimo muzi kubisoma mu mubwiriza, birimo mu bice bitatu. Ubimanukurura byumva, hari igihe cyo guhoberana n'igihe kitari cyo guhoberana. Ubuzibeshye ugira umuntu uhobera urebe ibintu bikubaho. Mbega ni igihe cyo guceceka. Twabaye mu gihe cyo guseka, abantu baraseka. Tuba mu gihe cyo kubyina, abantu barabyina igihiriri. Ariko iki gihe si cyo kubyina. Ushobora kubyina bagafungura insengero bakabyina, ukava muri metero ukayirenga, bagahita bagutwara. Bagahita bagutwara mu kato, kuko ntiyubahirije amategeko. Iki gihe ni cyo kuguhama hamwe, umuntu agaceceka. Nicyo gihe tugezemo. Mu mubwiriza niko havuga, ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Ugomba kumenya igihe urimo kandi ukakitwaramo. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo mu gihe cy'imperuka hazabaho ibihe birushya, bw'abantu bazaba bikunda, bakunda ibinezeza amatwi. Ubu ngubu abantu bari gukunda ibinezeza amatwi.
abantu bari gukunda ubuhanuzi cyane kurenza ijambo, ariko ijambo rirakomeye, mureke twongere turikunde. Abantu basomye ibinyamakuru ariko ntacyo byabamariye, ariko ijambo rifite imbaraga, twongere turikunde. Aho uri mu rugo soma ijambo, aho uri mu kazi soma ijambo, wongere ukunde ijambo, kuko iyo urisoma rivamo ibintu bigutunga, bigatunga ubugingo. Wongere utunge umuntu wawe imbere kugira ngo abashe kugira ubuzima. Umuntu w'imbere agize ibibazo muri kino gihe, ntago abantu bari kumwitaho, abantu bahugiye muri byinshi, ntago bari kubaka kuri Yesu. Ariko wongere ugarukire umwami, arakuruhura. Yaravuze ngo mwese abafite n'abaremerewe muze ndabaruhura. Nta muntu wigize uvuga iryo jambo, ndumva haba mu bihugu bikomeye byose nta muntu wigize uvuga iryo jambo. Ariko Yesu yaravuze ngo mwese abafite n'abaremerewe muze ndabaruhura. Wongere ukundire ijambo kurenza ubuhanuzi baguhanurira. Abantu benshi bayojwe n'ubuhanuzi, bari kumva ngo urugo rwawe rubakitse, ufite ibyaha, bakakubwira ibintu abantu bari mu gihiriri. Ariko wowe abo batera umugongo nurangiza ukundira ijambo. Iri jambo n'ubuhanuzi butavangiye, iri jambo rirakomeye, iri jambo ririmo ibintu byinshi kandi biri gusohora. Iri jambo naritinye yuko ngo hari igihe cyo guhoberana n'igihe kitari cyo guhoberana. Risohoye muri kino gihe, rirasohoye. Ubwo ntago wapfa guhobera. Niyo mwamo mukumva, niyo wabonye mama wavuye mu cyaro mugahura, ntago wemereye kumusuhuza. Niyo mwamo maze imyaka mutabonana, ugomba kumupepera ukagenda. Niko igihe kimeze, mureke tugumye tukibemo uko kimeze. Imana izadushoboza. Ariko hahirwa umuntu wubatse inzu ye ku rutare, uwo nguwo ntagazanyeganyezwa. Rero Imana izanye ibigerageza byinshi ku mazu y'abantu kugira ngo iyarebe. Ititaye kuri titire umuntu afite, Imana ije kugerageza buri muntu kugira ngo irebe inzu yubatse niba ari ku rutare cyangwa ari ku musenyi, cyangwa irebe nimba warageze hejuru mu gikwa ugahita ushyiraho ibirere kandi wakagombye gushyiraho zahabu. Ije kubireba, irebe ko wazamuye inzu yawe neza ukayoboka ku rutare, kandi iraje vuba, kandi iraje ibyerekane. Amen. Yesu araje yerekane inzu z'abantu, kandi yatangiye no kubitwereka. Umuntu utirinda ngo akunde ijambo, akore iby'iri jambo, uwo nguwo wagiye gukorwa n'isoni. Ariko nkugira inama, wongera ukundire ijambo, nibwo buhanuzi butavangiye. Va mu gihe cyo kwirirwa uzenguruka ushaka uguhanurira, ahubwo wongera ukunda ijambo, ugira isoma, ugiye kuryama usoma ijambo, nurangiza ufata ibihe byo gusenga. Abantu baretse gusenga, kandi gusenga nibyo bikomeza amazu yacu. Gusenga bikomeza inzu y'umuntu ikaguma ku rutare. Mwongere mukunde gusenga. Wasengaga rimwe agire kabiri. Imana yagiye bitubwira kenshi, wasengaga rimwe agire kabiri, wasenga kabiri agire gatatu. Ariko noneho iyi ntwaro Satana yambuye abantu, ntago bari gusenga, bahagaritse imitima, bari kujarajara, bibereye mu bindi gusenga baberetse. Ariko gusenga mwongere mu bikunde, nimurangiza muteranyeho n'iri jambo, bizavamo umusaruro ukomeye, uzagirana ubumwe n'Imana, kuko gusenga no kuganira n'Imana. Imana ariyo mubyeyi wacu. Nta kiza nko kuganira n'umubyeyi wawe kandi ufite ubushobozi. Cyo nkundira Imana nuko ifite ubushobozi. Kuganira nayo ni iby'agaciro, ntago yakumvira ubusa, ntago hava gutyo, hari kiguha. Amen. Wongere mu byagucanze muri bino bihe, wongere wisunga Imana, ukundira ijambo, uryumva rikomeze, uzayitumera nk'umuntu wubatse inzu yawe ku rutare. Imivu niza, korona ikaza, ibyorezo bikaza, nta kintu bizagutwara. Uzaguma mu nzira urimo, uzaguma mu nzira ifunganye, ariyo ijya mu ijuru, uyigumemo. Amen. Amen. Nifurije buri muntu wese kubaka inzu ye ku rutare, kuko urutare ari rwo Yesu. Kubaka kuri Yesu nta kuntu bisa. Kubaka kuri Yesu ni byiza cyane. Yesu mwubakaho, akakwigisha, akagenda guha ubwenge, nyuma akaguhereza n'akazi, nyuma akagenda guhindurira amateka. Wubake kuri Yesu, kumwubakaho ni byiza. Ariko ibindi byose wakubakaho bizageraho bisenyuke. Ibindi bintu byose bitari Yesu bigereranywa no ku musenyi. Ibindi bintu byose wakubaka ku mafaranga, wakubaka ku mugabo, wakubaka, ibindi byose birapfa. Ushobora kubaka ku mugabo agapfa, ushobora kubaka ku mafaranga agashira. Ibindi byose wakubakaho byasenyuka, ariko Yesu ntago ajya asenyuka, Yesu ntago ajya apfa. Wongere ufate umwanzuro wo kubaka kuri Yesu, ari we rutare, kuko azanye ibigerageza byinshi bipima amazu y'abantu. Yesu azanye ibigerageza byinshi cyane, kuko inzu yo ku rutare, imivu yaraje, imiyaga iraza, ibigeragezo, intambara, amagambo, bisanga iyo nzira akomeye ntacyo yigize iba. Ariko iyo ku musenyi, imivu yaraje, imiyaga iraza, ngihitigwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Rero aho twahitamo no kubaka ku rutare, ari rwo Yesu. Ufata umwanzuro wo kubaka kuri Yesu, kuko ari byo bifite agaciro. Amen. Ufata umwanzuro wo kubaka kuri Yesu, kuko ari byo bifite agaciro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mana, turagushimye kubwira ijambo twumvishe.
utubwiye inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Urangije utubwira mu byahishuye Yohana ngo dore uraje vuba uzanye ingororano kugira ngo ugororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Mwami rero ndakwinginze ngo udushoboze kubaka ku rutare, ushoboze umuntu wumvishira ijambo kubaka ku rutare, ushoboze umukobwa wumvishira ijambo kubaka ku rutare, ushoboze umupapa wumvishira ijambo kubaka ku rutare, ushoboze umubyeyi wumvishira ijambo kubaka ku rutare, buri muntu wese wumvishira ijambo umushoboze kubaka ku rutare, kuko twubatse ku bindi birasenyuka. Ikintu cyose umuntu yakubakaho kirasenyuka, ariko Yesu kukubakaho ni iby'agaciro. Kukubakaho nago iyo umuntu akubatseho nagakorwa n'isoni, iyo umuntu akubatseho hari uko umugenza, iyo umuntu akubatseho uramugaburira, iyo umuntu akubatseho uramwambika, iyo umuntu akubatseho ubasha kumuha ubushobozi, iyo umuntu akubatseho ujya umucira akayira akabasha gutambuka. Ndakwinginze rero gushoboza abantu kukubakaho, kuko uzanye ibigerageza byinshi cyane kugira ngo upime amazu y'abantu. Mwami ushoboza abantu kubaka ku rutare kugira ngo ubwo uzazana ibyo bigerageza byinshi amazu y'abantu azagumye akomere, kugira ngo kuri uriya munsi finali bwo uzahamagara tukumva impanda yawe umuntu wese azakubone. Ngabana nabumvishira ijambo kumye gukomeza imitima yabo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.